Nyuma ndagenda njyenyine mu mihanda iri mu busa, ibicucu birimo biranyongorera ati atarega waratsinzwe. Inseko irimo iranjya kure cyane, ikajya kure nk'imirasire y'izuba, byagiye nka kwa kundi umunsi uba urangiye. Ndagerageza kuvuga ariko amagambo ntagahaguma. Urukundo twakundanye ubu ruramiga cyane, byambereye nk'ukuzimu. Umutima wari ukomeye aka kanya wangiritse, ndacecetse ariko birambabaza cyane. Amajwi y'ahantu twari turarimo arabura, ndakugeraho ariko ntago nkubona. Amarira arimo arashoka nk'imvura, sinabasha kubihisha. Mu mutima wanjye harimo agahinda kenshi, erega mu mutima wanjye ndimo ndumva ijwi ryawe ririmo ricaracara mu mamodoka rigenda. Inyenyeri zaraguye cyane, isi iragenda ariko ngenda cyafungiwe hahandi mu rukundo wansizemo. Aka gahinda ese kazarangira gute ko wansize mu rukundo ukagenda? Ndagerageza kuvuga ibyanjye ariko amagambo nkayabura. Urwibutso twagiranye n'amagambo wambwiye nibyo bimbabaza. Umutima wanjye warakomeretse, ndetse ubu buri uko mutekerejeho birambabaza cyane. Amajwi y'ahantu twahoze arimo arambangamira, ndakubona nagushakisha nkakubura. Ni ukuri sinabasha kubihisha, gusa nyine nzakugumana mu mutima wanjye, indani mu mutima pe. Wenda hari umunsi umwe iri joro rizarangira mbashe gukanguka. Uyu mugezi w'ibikomere wenda umunsi umwe uzakama, ariko iri joro ubu natakariye muri iryo jwi. Amajwi yagiye ndetse arimo kuguma nshira hasi cyane. Ni amagambo, amajwi yarabuze y'ahantu twahoze. Ndakugeraho ariko byose ntabwo bigaragara. Amarira waneye arimo arashoka nk'imvura, ndetse sinabasha kubihisha. Wenda hari iyi roho n'aya marira waneye arimo aragenda yiyongera, ndetse ibicucu ntabwo bibasha kuhaguma. Gake gake ndimo ndatakara. Ni amagambo y'indirimbo njye ndacyari mukuru w'isibo, biraherera katurore. Aya basi, Domis people.